bugufi reka twifuze kubujyamo. Mana nziza, reka dushimire Imana yuko iduhaye andi mahirwe yo kwigana ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nejejwe no kubabwira uburyo biryoha. Bibiliya iraryoha cyane kuko turushaho kwiga ibintu byinshi cyane muri Bibiliya, ndetse kandi by'ingenzi. Niyo mpamvu Bibiliya iryoha cyane. Twigeze kwigana ibyigisho bivuga impanda zirindwi kuri channel Impanda y'Imperuka Ministry. Twagarukiye ku mpanda ya gatanu. Uyu munsi ndifuza ko twareba ikindi cyigisho kivuga ku mpanda ya gatanu mu buryo bwimbitse cyane, kubera ko mu cyigisho cyabanje twibanze ku mateka, ariko ndashaka ngo turebe ihuriro ry'iki cyigisho. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo amateka n'intambara za Islam mu buhanuzi bwa Bibiliya. Ese mwamuzi ko hari idini ya Islam ivugwa muri Bibiliya? Mwaba mwari mubizi ibyo bintu? Ni byiza cyane. Bibiliya irimbitse, ushobora kutabonamo iryo jambo, ariko birikakubwira neza ugahita ubona ko bari wagira gute wavugwa. Reka duce bugufi dusenge ubundi dutangire kwiga. Turagushimiye Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko tuzanye hafi yawe kugira ngo twige, tunononsore kandi dusobanukirwe ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo uduhe kuba maso kandi twigishirize umwuka wawe ari tuyobora, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo amateka n'intambara za Islam mu buhanuzi bwa Bibiliya. Iki cyigisho kirabaye mu gice cya mbere, none igice cya kabiri kizaba ari impanda ya gatandatu. Reka tugende mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 9. Igice cya 9 umurongo wa mbere handitse ngo marayika wa gatanu avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Marayika wa gatanu ageze gute? Avuza impanda, noneho guhabwa inyenyeri ivuye mu ijuru ifungura urwobo we rw'ikuzimu. Twagiye tubisobanura iby'inyenyeri yagiye igwa, ndetse twose ntuze n'uko Imana yagendaga ibwira ubwoko bwa Isirayeli ko izabagira inyenyeri, ndetse kugwa bava mu ijuru bagafungura urwobo rw'ikuzimu. Ndashaka ko dutinda kuri iki kintu cy'urwobo rw'ikuzimu. Urwobo rw'ikuzimu, urwobo rw'ikuzimu muri Bibiliya rwagiye ruvugwamo kenshi. Iyo tugiye mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 26 umurongo wa 20 baranditse ngo nibwo nzakumanurira hamwe n'amanuka bajya mu rwobo mu bantu ba kera, n'umuturi kuzimu ahantu habaye amatongo uhereye kera, hamwe n'abamanuka bajya mu rwobo kugira ngo utazongera guturwamo kandi utongera kubyuka mu gihugu cy'ababaho. Bibiliya nakunze uburyo yigisha igitabo cy'Ibyahishuwe. Igitabo cy'Ibyahishuwe ibyanditswe bisobanurwa n'ibindi byanditswe. Muri make umurongo umwe usobanura undi murongo. Hano batubwiye yuko iyi nyengeri aho bawufungura urwobo rw'ikuzimu. Hano noneho mu gihe muri Ezekiyeli batubwira ikintu urwobo rushushanya. Urwobo rushushanya abantu bajya ahantu nawe utura ikuzimu, ahantu habaye amatongo uhereye kera. Ni ahantu habaye amatongo uhereye kera. Mbese ikindi kintu cyavuzwe, bamwe n'abantu bajya mu rwobo kugira ngo utazongera guturwamo. Muri make urwobo rwageranyijwe n'ahantu hadatuwe, ahantu hadaturwa cyangwa h'amatongo. Nicyo kintu Bibiliya yagaragaje nk'iki mu rwobo. Zaburi 78 umurongo wa 40 bagaragaje ikindi kintu cyageranywa n'ahantu abantu badatura. Zaburi 78 umurongo wa 40 baranditse ngo erega ni kenshi bayigomereraga mu butayu, bayibabarizaga ahatagira abantu. Bayibabarizaga ahatagira gute? Abantu mu butayu. Muri make urwobo rw'ikuzimu ruraza gushushanya ahantu hadaturwa, ndetse ahantu muri make hasa nk'ahavumwe, ndetse kandi Bibiliya inatugaragarije ahantu hadaturwa n'abantu ko ari hehe? Mu butayu. Yesaya 21 umurongo wa mbere baranditse ngo ibihanurira mu butayu bw'inyanja, kuko se rwakira yihuta inyura mu gihugu cy'ikusi, niko ibihanurirwa biza biturutse mu butayu mu gihugu giteye ubwoba. Noneho hano baje kutwereka ikindi kintu. Batubwiye yuko ubutayu atari noneho gusa atari n'ahantu hadaturwa, hagaragajwe nanone nk'iki? Nk'igihugu kigize gute? Giteye ubwoba. Bavandimwe, birasaba ko twitonda tukajyana intambwe ku ntambwe. Ubwa mbere tugaragarijwe urwobo rw'ikuzimu. Urwobo rw'ikuzimu, noneho ibyanditswe tugaragariza ko urwo rwobo rushushanya ubutayu muri Ezekiyeli 26 umurongo wa 20 ahantu hadaturwa. Muri Zaburi bahita batubwira ko ari ubutayu, noneho muri Yesaya bahita batubwira ko ubutayu nanone ari igihugu giteye ubwoba. Muri make ni ahantu hateye ubwoba. Igihugu kiri mu butayu giteye ubwoba cyagombaga gufungurwa n'iki?
ubutayu ni iki? Ndetse iyo tujya mu Yeshuwa 11 umurongo wa 7 bagaragaje ikintu cyo kuva ikuzimu. Baranditse ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Inyamaswa ivuye hehe? Ikuzimu. Muri make si kino kintu cyonyine cyazamutse kiva ikuzimu. Inyamaswa ivuye ikuzimu irwaye nabo igire gute? Ibice. Inyamaswa yageragejwe n'icyo gitabo cy'intambara ikomeye paje 95 baretse ngo bwaza barangije bari kurangiza gutanga ubuhamya bwabo mu gihe abahamya bagombaga guhanura bambaye ubwo cyangwa 98 ikirenda n'irindi somo gusa amagambo nshaka nayangaye ubwo begeraga iherezo ry'igihe umurimo wabo wakorwaga mu mwijima bamba kurwana n'imbaraga yageragejwe n'inyamaswa yavuye ikuzimu. Muri make imbaraga iva ikuzimu hagaragajwe n'iki kindi? Nk'imbaraga. Imbaraga ikuzimu muri make ikintu kizamutse kiva ikuzimu cyajyanijwe n'imbaraga. Muri make hari inyamaswa yazamutse ivuye hehe? Ikuzimu. Hari no mu rwego rw'ikuzimu ngo turaza kureba ikintu cyaje kuzamukamo. Gusa Bibiliya ni nziza cyane kuko ihuza ibintu byinshi cyane. Urwobo rw'ikuzimu ni iki kindi? Urwobo cyangwa se umurira ni iki kindi Bibiliya yabigeranyije nacyo? Iyo tugiye mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4 baranditse uko bitabariye abamarayika bakoze icyaha aho bukabajugunya mu murera ikabesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Muri make Imana tugaragaje ikindi kigeranyo yakoresheje igaragaza umurera ahantu yageranyije n'ahantu hari abadayimoni, hari inyigisho za kidayimoni. Turaza kwibaza igihugu giteye ubwoba kiri mu butayu ndetse icyo gihugu kikaba cyari gifite imisengere ya kidayimoni cyangwa se ya gipagani n'iki? Turaza gukomeza tubireba tujye mu Byahishuriwe turebe irindi huriro ni n'aya magambo yo muri Petero agaragaza imyuka mibi. Imyuka mibi irindirwa hehe? Ubwo bagiye kutwereka indi soko ushobora kuri imyuka mibi. Baranditse Ibyahishuriwe 18 umurongo wa 1 yanditse ngo arangurura ijwi rirenga ati iraguye iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisigariro byose bihumanye kandi byangwa. Muri make ahantu imyuka mibi irindirwa ni hehe? Muri Babuloni. Ijambo ry'Imana rigaragaza Babuloni nka Kiliziya Gatolika niyo Babuloni, ndetse nyuma yaje kugenda yeguka ayandi mashami menshi. Muri make ubwo rero ubwo turaza kwibaza igihugu cyari gifite imisengere ya gipagani ndetse ikaba ari imisengere ya gipagani ifitanye isano rya bugufi na Kiliziya Gatolika, kuko niba abadayimoni barindirwa mu murera hari ugomba gufungurwa urwobo rw'umurera Kiliziya Gatolika ko byagaragara. Ndetse mu migani igice cya 9 bakomeje kuvuga ko Kiliziya Gatolika umurongo wa 13 banditse umugore upfapfana agasakuza ni ikirimarima kandi ntacyamenya. Tuvuga ko umugore ashushanya itorero. Umurongo wa 18 baranditse ngo ariko bavuga ko uyu mugore nazi ko abapfuye ari mu bari kandi abo yararitse bari mu murera w'ikuzimu. Bavandimwe abo yararitse bari hehe? Mu mworero w'ikuzimu. Ubwo muri make turaza kwibaza igihugu gituye mu butayu kandi tubonye ko abo yararitse bari mu mworero w'ikuzimu cyahamagawe na Kiliziya Gatolika. Sinzi n'ibintu birimo kuvuga, sinzi niba murimo kubyumva neza. Igihugu cyamagawe na Kiliziya Gatolika mu mworero w'ikuzimu ni ikihe? Cyaba ari ikihe? Kuko turakomeza kwibaza. Ubwo tugeze kuri murongo wa mbere kuko tusobanukiwe ko ubwo bw'ikuzimu bwagombaga gufungurwa rwageranyijwe n'ugihugu cy'ubutayu ndetse kikaba ari igihugu giteye ubwoba ahantu h'amatongo, ndetse hakaba hari igihugu cya gipagani, ari igihugu cya gipagani gisenga ibigirwamana ariko kikaba gikorerwamo na Kiliziya Gatolika kuko imyuka y'abapfuye irindirwa mu muriro w'ikuzimu. Iyo myuka yirindwa na Babuloni cyangwa Kiliziya Gatolika kandi abiraritse yararitse abantu ibashyira muri uwo muriro. Turakomeza kwiga Bibiliya turaza kugenda dusobanukirwa uko tujya mbere. Ibyahishuriwe igice cya 9 umurongo wa 2 banditse ngo ifunguro urwobo rw'ikuzimu riva mu mwotsi ucumbamo w'itanura rinini izuba n'ikirere bihishwa n'umwotsi wo mu rwobo. Muri make noneho tugiye kureba iyi nyamaswa iyi nyenyeri yafunguye urwobo rw'ikuzimu. Rwarwo n'ubwo ni cya gihugu nta ntege mba cyari igihugu kikuye ahantu hamwe noneho kirafunguwe. Cyakurikiyeho ni ikihe? Ruva mu mwotsi ucumbamo w'itanura rinini. Reka turebe umwotsi nayo handi wagaragajwe ku gice cya 19:18 baranditse ngo umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi kuko Uwiteka yomanukiyeho aje mu muriro
umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Iyo Imana yajyaga gutanga amategeko, yajyaga kuvuga, yajyaga kwigisha Abisirayeli ingingo zikomeye. Ubwo Imana yari igiye kubigisha, umusozi wa Sinayi wacumbye iki? Umwotsi. None hano nta umwotsi uturutse none ikuzimu udaturutse ku musozi, ngo ni ikinyuranyo cy'iby'Imana. Muri make ubwo ari ikinyuranyo, ni inyigisho igiye kuzamuka yitwaza Imana, ivuga ko ari inyigisho y'Imana, ndetse umwotsi wayo ucumbe nk'uw'ikome, ucumbe nk'uw'itanu. Muri make ni igihugu kigiye gufunguka. None hagiye gufunguka, hagira higisha imyemerere ndetse yemera n'Imana, ndetse ifite nyine yageranijwe n'umwotsi. Ariko muri make byishe mu budayimoni, byishe mu nyigisho za kidayimoni. Yesaya 45:8 baranditse ngo waje we tonyanza n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru, isi nikinguke babonemo agakiza, imeremo no gukiranuka by'Uwiteka n'igihe wabiremye. Inyenyeri yafunguwe urwuzuramo kuva mu mwotsi uragenda ucumba ikirere. Noneho rero ubwangaha icyo bari kutubwira muri Yesaya, ngo ikirere cyangwa gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Muri make Imana umugambi wayo nuko ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru, ariko gukiranuka kwa Kristo niko Bibiliya yigisha. Nuko ati ikirere Imana gisandare gukiranuka, ariko gukiranuka kwa Kristo, isi yose igomba kumenya gukiranuka kwa Kristo. Ariko abangabo baza mu mwotsi uraza utwikira ijuru, uraza utwikira ikirere kirijima. Gukiranuka kwa Kristo bagombaga kujya gute? Kujya ku ruhande. Ubwo ikindi ijambo ry'Imana riri kukwereka ni igihugu gihagurutse, gihagurukiye ahantu mu butayu, ndetse gihagurukijwe na Kiliziya Gatolika, igira ubushobozi bwo gufunguka kugira ngo cyigishe abantu inyigisho zemera Imana, ariko mu kwemera Imana zikijimisha, zigatera umwijima. N'uwo mwijima agombaga kuza ni umwijima urwanya Kristo. Umwijima urwanya Kristo niwo wagombaga kuza. Muri make ubwo ni icyo gihugu kizajya gifite iyobokamana, cyangwa kuba gifite iyobokamana ritemera Kristo, kuko Kristo niyo gukiranuka. Ariko niba kandi ubwo gukiranuka ukaba gusanga ikirere, niba ikirere kijimye, ubwo bisobanuye ko ubwo gukiranuka kwa Kristo ntabwo kugize gute? Ntabwo kwemerwa. Ubwo Kristo ntabwo yemerwa iyobokamana. Sinzi niba ibintu birimo kugenda bisobanuka neza. Ntabwo mwatangiye gutekereza icyo gihugu cyaba kiri cyo. Byahise igice cya 13 baratubwiye mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo byose n'isi zibasha gukora. Uyu murongo nawe uratangaje cyane, ngo mu mwotsi havuyemo iki? Inzige zijya mu isi. Mvuga ngo muri za nyigisho zitemera Kristo ariko zivuga ko zemera Imana, hagombaga kuvamo inzige zikajya mu isi, ngo ndetse zigahabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora. N'iki Bibiliya yatweretse n'inzige? Abacamanza igice cya 12, ubwo Gideyoni yari agiye guhangana n'Abamidiyani, baranditse ngo Abamidiyani n'Abamaleki n'Aburasirazuba bari bararaye mu kibaya, basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika, bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Hano inzige zageranyijwe n'ingabo. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu cyagombaga gukwirakwiza inyigisho zacyo, maze kigahita cyohereza ingabo zikagenda zigakwira mu isi yose. Ndetse kuko inzige zigeranywa n'iki? N'ingabo. Ubwo muri cya gihugu kiri mu butayu, ndetse gitewe inkunga na Kiliziya Gatolika, kigakomera, kikaba cyigisha abantu, kigakura abantu mu pagani, kikabigisha ijambo ry'Imana, kikabigisha Imana, ariko kitemera Kristo. Ngo ubwo ngubwo bigatuma havamo umwotsi ukwirakwira ikirere, ndetse mu bw'uwo mwotsi hakavamo inzige. Ubwo mu nyigisho za cya gihugu hakavamo inzige zaba abantu, hakavamo inzige zikajya mu isi. Inzige ni iki? Ni ingabo. Niko biri bitweretse, ejo zishushanya mu bandi. Noneho izo nzige ikintu zari zigize, zagiye mu isi, ubwo zabasha gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora. Turebe sikorupiyo. Ubwo umwana wa Salomo yajyaga kwima ingoma witwa Rehobowamu, hari ikintu cyabaye. Rehobowamu yaragiye kwima ingoma, hari habaye ibibazo byinshi mu baturage. Ndashaka ko dusoma aya magambo. Igitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 12 kugeza ku wa 5 baranditse ngo so yadukoresheje uburetwa butubabaza, none tworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzabukorera
arabasubiza ati nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitare nuko abantu baragenda. Hano uyu mwana wa Salomo ikintu cyari kiri kuba bari kumwinginga bati baje tubere umwami ariko muzadukoresha uburetwa bwo so yadukoreshaga. None reka dukomeze mu 12. Ku munsi wa gatatu Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nuko yabategetse ati muzaze munyitare ku munsi wa gatatu. Umwami abasubiza n'inabi nyinshi yanze inama yagiriwe n'abo basaza ngo twatarutse hari inama nyinshi zari yagiye bagira. Murongo 14 abasubiza kurikije inama y'abasore ati data yabakoresheje uburetwa bukomeye ariko ngewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko ariko ngewe nzabakubitisha sikorupiyo. Muri make ikintu kiri hano cyabaye nta kindi, uyu nguyu Rehobowamu ikintu yagereranyije uburetwa bukomeye yabugereranyije n'inkoni y'ikiboko, ariko uburetwa yavuga ko azakoresha Abisirayeli akaba aribwo buretwa bukakaye cyane. Yabwise iki? Sikorupiyo, igitugu, uburetwa. Izi ngabo zari zigiye kuva muri uyu mwotsi, izi nzige zabasha gukora izo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora. Ubwo icyo bisobanuye ni iki? Zagombaga kuba ari ingabo zigira agahato n'igitugu n'uburetwa bukakaye. Kamuresha iryo jambo ngo ni igihugu giherereye mu butayu cyahoze ari icya gipagani, gifitanye isano y'ubugufi na Kiliziya Gatolika nk'aho ariyo yagihaye imbaraga ndetse ikajya gukomera ndetse igafungura icyo gihugu kikajya kwamamaza inyigisho zivuga ko ari izo kumenya Imana, ariko izo nyigisho zikaba ari inyigisho zitemera Yesu Kristo. Kandi mu kuba zitemera Yesu Kristo zikaba zikora iki kindi, zikagenda zigahita mu kwiga mu bantu bamaze kuziga zikabagira abasirikare, zikabagira ingabo. Izo ngabo zikajyana ku isi yose zikubita zitababarira, zifite uburetwa bwinshi. Reka tujye mu mateka, tuve wenda muri Bibiliya tujye mu mateka tureba ibyo bintu byaba byarasohoye. Tugiye gusoma mu gitabo cyitwa Ibyamaruguma bya Vatikani, mu gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Alberto Rivera, yahoze ari umugabo w'umujesuite wakoraga Kiliziya Gatolika. Hari amateka yaduhaye ku byerekeranye n'iyi ngingo. Baranditse ngo munyemere babwire mu ncamake amateka ya Islam muri Alger, soma Alger muri Afurika y'Amajyaruguru. Umubyeyi Gatolika ubikomeyemo yari yarabyaye umwana mu mwaka wa 1945 nyuma ya Kristo bamuhaye izina rya Augustine. Augustine yari umuhanga cyane, hanyuma aza umutagatifu mu idini Gatolika. Yari musenyeri wa Afurika mu gice cy'ababaga na Roma. Uwo muyobozi w'indahemuka mu Gatolika yise umubyeyi wa Kiliziya. Inyandiko zitwa Augustine, La Cité de Dieu, Roho w'Imana, ndetse n'ikindi cyitwa ngo Les Confessions, ibikorwa byo kwicuza. Baranditse ibyo bitabo bitazwi mu bihugu by'Abarabu byagize impinduka ikomeye cyane mu buzima bwabo. Augustine yarawugijwe no guhindura Abarabu abazana muri Kiliziya Gatolika y'i Roma, harimo n'imiryango migari yose. Nyamara Abarabu benshi bavuga umwuka Ubugatolika badashaka kwakira iyo myembe. Hashize igihe gukoresha ibibazo kuri abo bantu batashaka kwakira Ubugatolika kugira ngo bakuzosigure ko umunsi umwe umuyobozi ukomeye azaza afite inshingano yo guhuriza hamwe Abarabu bose. Hano hari inkuru itangaje. Hano turi kubona Ubugatolika bwari bubabajwe cyane nuko abantu bazi ko Abagatolika bari basenaga ikigwamana. Arangije uyu mugabo witwa Augustine yanditse ibitabo byagize ingaruka ku buzima bw'abana batari bazi. Ikintu cyabaye Augustine yakoze ngo yatumye inasi mu Barabu zigenda zamamaza yuko igihe kitazwi hazaduka umugabo umeze nka Mesiya, umuyobozi ukomeye uzabuza Abarabu hamwe hose. Imyaka 200 nyuma ya Augustine, ahagana mu mwaka 500 nyuma y'ivuka rya Kristo, Muhammad yavukiye hafi muri Arabiya Sawudite. Umugabo yagombaga guhindura umurongo w'amateka y'isi. Muhammad witaga intumwa y'Imana, yashinze idini rikomeye rya Islam. Muhammad yari umuyobozi w'igitangaza. Aya magambo mu Byamaruguma bya Vatikani paji 35, paji 36. Aya magambo muri iki gitabo bakomeje batubwira amadini atatu y'ingenzi ndetse afite ibintu ahuriyeho. Kuri paji 34 baratubwiye ngo amadini atatu y'ingenzi afite ikintu rusange ahuriyeho. Buri dini ryose muri ayo rifite ahantu hatagatifu, aho ritegereza amabwiriza mvaje. Abagatolika ba Roma bafata Vatikani nk'ahantu hatagatifu,
abayahudi batekereza ko urukuta rw'amaganya ari ahantu hatagatifu, abayisilamu babona maka nk'ahantu hatagatifu. Ayo ni amadini kuri iyi si afite ahantu ahuriye. Yizera ko mu gusura ahantu hatagatifu umuntu abasha kuba ari umuntu ukomeye mu iyobokamana. Dukomeje muri iki gitabo, muzasome iki gitabo muzagishake, icyigisho kiva ngo intumwa y'Imana, harimo amateka arambuye ndanyuramo mu ncamake. Kuri paji 140 banditse amagambo avuga ngo n'abari b'Abagatolika bazanye ibyo kwaduka k'umuhanuzi w'umwarabu mu buryo bumwe bw'Abayahudi bari bategereje Mesiya. Kuri paji 140 baranditse ngo nyuma y'imyaka myinshi bari kuvuga ngo Muhammad yaravuze ngo nyuma y'imyaka myinshi nibwo yashoboye gusobanura icyo kintu bivuga ko cyambaye mu buryo burambuye. Ubwo nibwo Muhammad yatanze ubuhamya bwe butangaje cyane. Satani akora kuri buri mwana wa Adamu wese ku munsi nyina yamubyariye, gusa Mariya n'umuhungu we nibo batigeze bakurwaho nawe. Ni kuki Muhammad yavuze amagambo y'Ikinyarwanda cy'Abagatolika? Ese ibyo ntibitangaje? Uzashaka iki gitabo usome aya magambo. Baranditse ngo amaze imyaka 9 Muhammad na se wabo bagiye mu rugendo hamwe n'abandi bantu benshi. Umupadiri w'Umugatolika abonye uwo muhungu atangira kumubaza ibibazo, hanyuma amusaba kureba ikimenyetso cyo mu mugongo we. Aratangaza cyane ati iki ni ikimenyetso cy'umuhanuzi. Maze abimenyesha se wabo wa Muhammad. Aramubwira ati subiza umuhungu w'umuvandimwe mu gihugu cye kandi umurinde Abayahudi kugira ngo ashobore gukorera Imana ye. Hangaha niho bagaragaza neza ko itangiriro ryo kwamana kw'Abayahudi n'Abayisilamu burya byaturutse muri Kiliziya Gatolika. Kuri paji 142 reka dusome kuri paji 143 baranditse ngo afashijwe na mubyara w'umugore we Umugatolika witwaga Waraka, umuhanuzi Muhammad yashobora gusobanukirwa ubwo butumwa. Waraka yaravuze ati Waraka yavuze ibintu byinshi cyane. Yari Umugatolika, yari umujyanama w'Umugatolika wa Muhammad. Kuri paji 143 banditse ngo mu mwaka wa 5 w'umurimo wa Muhammad nibwo hatangira akarengane kakorerwaga abayoboke kubera ko bangaga kuramya ibishushanyo byo muri Kaaba. Muri make mbere ko Muhammad afata ubutegetsi ngo azangira gutegeka Imaka muri Arabiya, atangira kubategeka mu gihugu cya Arabiya, ikintu cyabaye nta kindi ni uko Muhammad ikintu cyabaye abayoboke be bari baramwemeye atarafata ubutegetsi barafashwe batangira kurenganywa n'abari bayoboraga muri Arabiya icyo gihe basinaga ibigirwamana. Ikintu gitangaje ni iki, Muhammad yagiriye inama bamwe mu guhungira muri Etiyopiya. Negus umwami w'Umugatolika wayoboraga Etiyopiya yabakiriye ku mpamvu z'imyumvire ya Muhammad kuri Bikira Mariya. Yari ifite ihuriye cyane n'amahame ya Kiliziya Gatolika y'Uroma. Ubwo icyo bitwereka ni iki, Muhammad afitanye isano ikomeye na Kiliziya Gatolika y'Uroma kandi ntabwo yigeze ayirwanya mu gihe cye. Abisilamu batangiye kurwana n'Abagatolika nyuma ya Muhammad. Barakomera tuko Kiliziya Gatolika y'Uroma yashakaga gushyiraho Mesiya w'umwarabu, umuntu ari guhinduka umuyobozi ukomeye, umuntu ufite ubushobozi budasanzwe bwagombaga kumushoboza kwigisha no kurizamya abarabu bose batari Abagatolika. Kiliziya yifuzaga gushinga ingabo zikomeye zagombaga kwigarurira Yerusalemu zibikoreye Papa. Ntabwo Kiliziya yashakaga Yerusalemu yifashishije mu nyungu zayo bitewe n'uko abakerarugendo bazaga kubasura henshi bashaka kumenya aho Yesu yabaye, Yesu yabambwe, yageze gute. None rero Kiliziya yashatse guhuriza hamwe abarabu, noneho igashyiraho Mesiya w'umwarabu wari gushobora kubahuriza hamwe maze bagashinga ingabo zikomeye cyane. Muri make izi nzige ntawashidikanya avuga yuko ari ingabo z'abarabu z'Abayisilamu zagombaga kugenda zikwirakwiza ahantu hose ivugabutumwa rya Kiyisilamu ndetse zitemera Kristo. Iyo tugarutse aya magambo mbabwiye ni amagambo y'incamake, amagambo y'incamake cyane. Mu gitabo cy'ibyahishuwe na Daniel n'ibyahishuwe cya Uriya Smith hari amagambo bagiye baduha ku mateka y'ubuhanuzi bwa Isilamu. Ndashaka ko tugende tubasoma. Umurongo wa 4 baranditse ngo ariko zitegeka kutagira ibyo bintu byahishuwe cyangwa umurongo wa 4 zitegeka kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose keretse abantu bafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Banditse ngo nyuma y'urupfu rwa Muhammad, tugiye kureba noneho uyu murongo uburyo yasohoye. Nyuma y'urupfu rwa Muhammad, ubuyobozi bw'ingabo yabusimbuwe na Abu Bakr mu mwaka wa 1932 nyuma ya Kristo. Akimara gukomeza ubutware bwe neza n'ubutegetsi bwe, yateranyirije hamwe imiryango y'abarabu kugira ngo bagabe ibitero bigarurire ibindi bihugu. Igihe ingabo zari zimaze guterana,
yahaye amabwiriza abayobozi b'ingabo ze ku byerekeye uburyo bagombaga gutsinda ibihugu muri aya magambo. Yaravuze ati, igihe murwana urugamba rw'Uwiteka mwitware neza nk'abagabo, mudatera abanzi banyu umugongo. Icyakora intsinzi yanyu ntimuyandurishe amaraso y'abagore cyangwa y'abana. Ntimuzarimbura ibiti by'imikindo cyangwa mutwike imirima y'ibigori. Ntimuzatema igiti cy'imbuto ziribwa cyangwa mukorere amatungo iby'ubugome, keretse gusa ibyo mwakwica kugira ngo murirye. Nimugira uwo mugirana amasezerano nawe cyangwa mukagira ibyo mwumvikana, muzirinde kwica iryo sezerano kandi musoze ibyo mwavuze. Kuko muzaba mujya mbere, muzabona abantu b'abanyadini bari mu zabukuru baba mu bigo by'abihaye Imana, kandi muzabona ubundi bwoko bw'abantu bo mu isinagogi ya Satani bambaye amakamba aharambuye. Muramenye muzabace imitwe kandi ntimuzabagirire imbabazi kugeza bahindutse abarwanashyaka ba Muhamadi cyangwa bagatanga ikoro. Hano barakomeje baratubwira ngo urwego rumwe rw'abantu rwo duhita tubona mu buryo bwaburanije muri iyi mirongo, by'umwihariko abandi badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Kwihangana ko bafite ikimenyetso cy'Imana kuzamo gusa kubera ko mu rundi ruhande batabura aho bahurira n'ibiri kuba. Dushingiye kuri ibi, nta hantu namwe amateka tubwira ko aba bantu hari aho bahuriye n'akaga katerwa n'abasaraseni bitewe n'uko atari bo bari bafite urwara. Abo bari bagendeye mu rundi ruhande urwego rw'abantu nabo kurimburwa urwo rwego rw'abantu kuvugwa mu buryo busanishwa no kwihangana kw'abandi bantu runaka, ahubwo kuvugwa mu buryo bwo gusanisha gusa imbuto zo mu isi ndetse n'ibimera bibisi. Muri make, abayisilamu ntabwo baje bagendeye abantu barukaga isabato, oya, bo bari bafite izindi ntambara zabo bashakaga kurwana. Umurongo igice cya 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 10 baranditse ngo zihabwa kutabica keretse kubabaza amezi 5, kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa skorpiyo iyo iriye umuntu, kandi zari zifite imirizo isa nk'iya skorpiyo zifite imbori mu mirizo yazo, zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Ni ku murongo wa 10. Noneho ngo izi nzige zabo bababaza amezi angahe? 5. Iki kintu ndashaka ko tukireba isobanuro cyatangiwe. Aya mezi 5 ni ayahe? Haturebe amateka y'umwami witwa Othman. Igihe Abayisilamu bari bamaze kugwiza imbaraga, bamaze gukura cyane, bagizanye ibibazo bikomeye cyane n'ubwami bwa Roma y'iburasirazuba, kuko isi muri icyo gihe yari imaze kugabanywamo imigabane 3. Hari igice cya Roma y'iburengerazuba, hakaba igice cya Roma y'iburasirazuba, ndetse n'igice cy'Abarabu, igice cya Isilamu. Isi yari imaze kuba imigabane 3. Niyo mpamvu bajyaga bumva ngo 1/3 ugenda ubibona muri kino gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 9. Noneho rero ikintu cyabaye, uyu Othman bw'Abisilamu bari bamaze kugujiza imbaraga tugeze mu kinyejana cya 13. Uyu witwa Othman yari umugabo ukomeye mu bwami bw'aba Otomani, ariko akaba ari we baje no kwitirira iri zina ry'ubwami bwa Otomani, bw'ubwami bwa Kiyisilamu bwabaga muri Turukiya. Ubu bwami bwahanganye cyane n'ubwami bwa Roma y'iburasirazuba, 1/3 cy'isi. Baranditse ngo reka duherebe uyu Othman ngo bari bafite umwami wategeka kwereka urupfu rwa Muhammad ukageza hafi yezo y'igihano cya 13. Abambari ba Muhammad bari bigabanyijemo imitwe y'intambara igiye ifite abayobozi bayo n'intego zitandukanye, nyamara ikaba itari ifite umuyobozi rusange w'ubutegetsi bwa gisivile uyihuriza hamwe yose. Ikintu turi kucyumva, abayoboke ba Muhammad bari abantu, ntabwo bari bafite umuyobozi bahuriza hamwe yose, bari bagabanyije bafitemo imitwe. Noneho hafi y'iherezo ry'igihano cya 13 uwitwa Othman yashyizeho ubutegetsi bwamenyekanye uhereye icyo gihe ku izina ry'ubutegetsi cyangwa se ubwami bw'Abotomani, bwaje gukura kugeza ubwo bwakwirakwiriye mu miryango y'ibanze y'abambari ba Muhammad, buza kwihuriza hamwe maze igira imbaraga ihinduka ubwami bukomeye. Uyu Othman yaje gukora ubwami bwitwa Abotomani. Tugiye kuri paji 193 Daniel Ibyahishuriwe yaranditse. Ariko se n'iryari Othman yagabye igitero cye cya mbere ku bwami bw'Abagiriki? Dukurikije ibyo Gibbon yanditse ku tariki 27 Nyakanga mu mwaka w'1999, nibwo Othman yagabye igitero mu karere ka Nicomedia, kandi kutubeshya ku tariki mu buryo bumwe ukundi bisa naho bidushira bimwe mu byatekerezwaga ku kwihuta no gukura kurindura kw'ikintu giteye ubwoba. Uyu nguyu Othman yagabye igitero ahitwaga Nicomedia, arayigarurira, aricyo kintu cyabaye intsinzi ikomeye ndetse bikagaragaza no gukomera kw'Abotomani, kuko icyo gihe
ikintu cyabaye nta kindi, ubwami bw'abotomani bwahise bukomera ku isi, bukajya muri ubwami buhora butera, ubwami bw'abagiriki cyangwa Roma y'Iburasirazuba. Umurongo wa 6 igice cya 9 batubwiye ngo muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabakunda. Ni iki byanditswe bidusobanura? Amateka aduhuriza gute iyi mirongo? Baranditse kuri paji 370. Abantu barambiwe kuba igiye kurindwa kwabo kwabaga ari ukurindirizwa irindi shyano ryabaga rigiye gukurikiraho, ndetse n'igihe ibyo babaga batekereza ko ari ibyera byabaga bivogerewe kandi bafataga ko ari iby'agaciro bigahora bishyizwe mu kaga, ndetse igihe abo basarasani b'abanyarugomo babaga babatwaje igitugu cyangwa se bakaba babaretse by'akanya gato ngo bahe akaruhuko, nako bashoboraga kurogowa mu buryo butunguranye cyangwa buri mu rugomo, mbese byari bimeze nk'aho ari ubwori bwa sikorupiyo. Hari abantu bigisha yuko iri somo rizasohora igihe cy'ibyago 7, ariko byanditswe ntabwo bitubwira ikintu nk'icyo ngicyo, ahubwo bitwereka yuko mu byago 7 byanditswe baratubwira ngo muri icyo gihe ngo ibyo byago biramutse bibaye rusange ngo byahitana abantu benshi cyane, isi yose yahita irimbuka. Bigaragaza ko mu gihe cy'ibyago 7 abantu bazapfa. Ikibyago 7 abantu bazapfa, ahubwo igihe iri somo ntabwo rivuga mu gihe cy'ibyago 7, riravuga mu mateka yashize. Bitewe n'iki? Ibitero by'abasarasani cyangwa by'abayisilamu by'abotomani byaraga bitera ku bwami bw'ubugiriki. Noneho ikintu cyabaga icyo gihe, abagiriki ngo byabaga ari igihe cy'umubabaro, barababazwaga cyane, bifuza urupfu bakarwa. Kubera iki? Babaga batangiye bizinesi, intambara ikabiraje, batangira gushaka imibereho, intambara ikaza, ntibabona n'agahe gatuje, bakavuga bati noneho aka karuhuko karabonetse, ariko neza umutekano ukaba, babuze amahoro ku buryo bagenda bifuza gupfa ariko bikanga. Agashinja cya umurongo wa 7 baranditse mu ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi iteguye intambara, ku mutwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izabu, maso yazo hasaga n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore, amenyo yazo yasaga n'ay'intare, zari zifite n'ibikindi bituza bisa n'ibyuma, guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagara akururwa n'amafarashi menshi ukamajya mu ntambara, kandi zari zifite imirizo nk'iya sikorupiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo, zabakobaza abantu amezi 5. Zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu, umurebera yitwa Badoni, nawe mugira cyitwa Apoloni. Izi nzige zarivuzwe ibintu byinshi cyane, ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Murabizi mu Bisilamu umurimbo ni umusatsi w'abagore nyine, niwo murimbo ukomeye cyane, bikingira ibituza bisa n'ibyuma. Hano barabigaragaje, Muhamadi nawe yakundaga gukoresha ibyuma mu gukingira ibituza, ndetse zari zambaye ibisa n'izahabu ku mitwe yayo. Muri make Abisilamu mu busanzwe igitambaro mu mutwe cyangwa kwambara ingofero zimeze nk'amakamba, nyine nk'ikamba, ni ibintu byabo. Ariko ndashaka ko tureba aya magambo, ndashaka ko tureba kuri aya masomo twihuta twerekeza ku musozo. Ngo izi nzige zari zifite mu maso hasa nk'ah'abantu. Muri make iki ni irindi somo ryerekana ikinyuranyo cya Yesu Kristo, kuko muri Yesaya 5:14 wanditse ngo nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he honekanye hase n'ah'umuntu, n'ishusho ye honekanye n'ise n'iy'abana b'abantu. Yesu Kristo we mu maso he ntihasaga nk'ah'abantu, ntabwo mu maso ha Kristo hasaga n'ah'abantu, ariko izi nzige zo zasaga n'iki? Mu maso nk'ah'abantu. Biragaragaza neza yuko ari inzige zagombaga kuza ari ikiganano, zitemera Kristo, muri make zifite ari imbusane ya Kristo, ndetse ngo zari zifite umusatsi nk'uw'abagore. Ngo nawe umugore iyo ayirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe, ni mu Rwanda rwa 10:15, nawe umugore ayirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe, ko yahawe umusatsi mu kigo cy'umwambaro wo ku mutwe. Umusatsi ugereranywa n'iki? N'ubwiza bw'abagore. Umusatsi n'ubwiza bw'abagore, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko umugore ashushanya iki? Itorero. Apoloni cyahoze ari ikigirwamana cy'abagiriki, cyangwa se Apolo cy'abagiriki cy'izuba. Kandi turabizi neza yuko mu nyisho za Kiliziya Gatolika izuba ni ikintu gikomeye cyane, ndetse ikirango cyerekana kuvuga ko ikigirwamana cy'izuba ni ikirango cy'ukwezi kuri n'inyenyeri.
akari nacyo kirango itorero rya Isilamu rikoresha. Hano byahise igice cya 12 barasoje ku mpanda ya 5 bavuga ngo ishyano rya mbere rirashize, dore ayandi mahano abiri ari bukurikireho. Tuzareba ayandi mahano abiri, ibindi byigisho byerekana impanda zirindwi. Kadusoreze kuri isomo riboneka mu Barumi igice cya 24 kugeza ku 25. Iyo ishyano rigaragaye umuntu agomba gukora iki? Iyo ubonye ishyano rihise cyangwa ukabona ishyano mu maso yawe ugomba gukora iki? Ishyano rya mbere ko rishize, Pawulo yaranditse ngo yemwe mbonye ishyano, indwara z'umubiri unera urupfu, Imana ishimwe kuko izageza ku Yesu Kristo umwami wacu. Iyo ishyano rigaragaye, byaba ari kugezeho cyangwa iryo ubonye uhuye naryo, ndetse nawe ryaba ari ishyano riterwa n'umubiri wawe, Imana yakubwira ngo tega amaso Imana, kuko Imana izajya gukiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Reka twiringire Yesu Kristo, ko biragaragara neza ko iyi myemerere atari imyemerere yakomotse kuri Kristo, ahubwo ni imyemerere yahimbwe na Kiliziya Gatolika mu rwego rw'inyungu zayo, ko yashaka kugarura Yerusalemu ndetse ikaba ishaka no kubona abayoboke b'abana uko abari bari baranze neza. Amateka atwereka neza yuko Isilamu yashinzwe na Kiliziya Gatolika. Muvandimwe mu Isilamu, ndagusaba kugira ngo urusheho kurondora mu byanditswe byera, urusheho kwiga Bibiliya udahagamije guhanga no kwisebya, ahubwo urusheho gusanga Kristo umuze kugusobanura ko Muhammad ubwe ajya gupfa yaranditse ngo mu matsinda 73 y'Abayisilamu 72 yose azarimbuka usibye itsinda rimwe ndetse ritagaragara mu Isilamu, ni itsinda ritoya cyane. Abisilamu benshi Muhammad ubwe yivugiye ko bazajya mu muriro, yari azi ibyo yabashoyemo ko atari ibintu by'ukuri. Iryo tsinda ni ry'abashaka Kristo, birayigaragaje ngo Imana ishaka kuzageza ku Yesu Kristo umwami wacu. Shaka ibya Yesu Kristo, ushaka gusobanukirwa Kristo, ndetse unamusaba ushaka kugitsindisha icyaha akaguhindura. Rero byo gusabira mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge Imana. Turagushimira Imana yacu bwo kubana natwe izina ryawe cyubahiro. Tugushimiye yuko wemeye kutwigisha, ukatwigisha ibyanditswe byawe, ukaduha gusobanukirwa, ukaduha amahoro. Turagusabye rero kugira ngo wize imitima yacu kandi duhindure, turusheho gusobanukirwa ubuhanuzi. Iyo ishyano rigaragaye mu maso yacu, ishyano rya mbere ryari manda ya 5, ndetse ishyano rigaragaye mu maso yacu, turahirwa gusanga Kristo adukiza ibyaha byacu twaba tubifite. Indwani natwe kandi turinde, urinde imitima yacu kandi utweze. Gusa twizeye mu izina rya Yesu. Ubwami bw'ijuru buri hafi, reka twifuze kubujyamo.